ijambo ry'umunsi. Menya uwo muhanganye. Satani ni umwanzi wawe wa nyawe. Uburyo bwe ni uburyo buzwi kandi ni uburyo bugaragara. Ashishikariza abantu urugomo, akabacengeza mu mutima mubi uko byagenda kose. Yatumye ibitekerezo byo kwiheba biguhuma amaso, aho utakibasha kubona ibihembo byo gutsinda. Icyamuca intege byoroshye nta kindi ni intwaro yo gushima ndetse no gusenga Imana. Satani arahunga cyane iyo umwanze. Abefeso igice cya 6 umurongo wa 12. Kubera ko tutarwanya inyama n'amaraso, ahubwo turwanya ibikomangoma, imbaraga mbi, abategetsi b'umwijima w'isi, turwanya ubwo mu mwuka ahantu hirengeye. Kuba Imana iri kumwe nawe niryo sengesho ryanjye none. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.